ndabasuje inshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza, ni wa mwanya banifuriza abarwaye kurwara ubukira, ni wa mwanya banifuriza umuntu wese udukurikira akadutega amatwi kugira ubuzima bwiza kandi akabaho mu buzima yishimiye. Nge ndi mujyanama w'ubuzima, muranifuriza abantu bose ubuzima buzira umuze. Nk'ibisanzwe ntangira nshimira abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe, abohereza imeri, abandi ku butumwa muri comment, wowe wakoze subscribe, wowe wakanze kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5. Mwese banza kubashimira kuko kuba mbafite n'iby'agaciro. Nk'uko mpera ku butumwa bwanyu, hari umukunzi wacu wari watubwiye ko afite ikibazo cya bronchite. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti. Uyu muti uvura indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu. Uvura agapfura, bronchite, ikirimi, ibikweto, umutwe no kubabara mu gatuza biterwa n'inkorora ikabije. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, nkakubwira uko ugomba kwitwara ndetse nkakubwira n'uko uyu muti ukoreshwa. Abantu benshi bazi ikimera cyitwa umuravumba, bakumva ngo kiravura, ariko usanga abenshi bagikoresha nabi bikabaviramo kurwara n'izindi ndwara, kandi bibwiraga ko bari kwivura. Dore rero uko wakwivurisha umuravumba mu gihe waba urwaye zimwe muri izi ndwara. Usoroma ibibabi 2 by'umuravumba ukabyoza neza, wamara kubyoza ugaca urukoma ukabipfunyikamo, ugahambirizaho ikirere, hanyuma ugashyira munsi y'imbabura cyangwa mu ziko, ukawureka ugashya neza, ariko ukirinda ko washirira. Hanyuma ku bakoresha gaze cyangwa batabasha kubona urukoma, usoroma ibibabi 4 by'umuravumba, warangiza ukabyoza neza, ukabitunganya neza byose, hanyuma ugafata umufuniko w'isafuriya ukawurambika kuri gaze, ugacana, ugashyiramo akariro gakeya, hanyuma ukajya uwuhindura. Wamara gushya bya bibabi 2 by'inyuma ukabikuraho, ugakoresha ibibabi 2 by'imbere byahiye neza. Bimaze gushya ukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune, hanyuma ugafata bya bibabi 2 bihiye neza ukabivugutira mu ntoki. Wamara kuvuguta ugakamurira ku kiyiko, ukanywa ikiyiko kimwe mu gitondo, ukanywa ikindi kiyiko nimugoroba. Hanyuma ku mwana muto uri hejuru y'amezi 8, ukamurira ku kayiko gato ugashyiraho ibitonyanga 2. Mwibutsa ko umwana uri munsi y'amezi 8 ntago byemewe kumuha umuravumba. Hanyuma ku mwana uri hagati y'imyaka 5 na 12, umuha akayiko gatoya, kamwe mu gitondo akandi nimugoroba. Ubwo kuva ku myaka 12 kuzamuka aba yabaye umuntu mukuru, anywa ikiyiko kinini. Hanyuma ku muntu urwaye gapfura, angine, ibikweto, ikirimi, ufata bya bibabi bimaze gushya ukabisiga ubuki bw'umwimerere, maze ukabihambira ku rutoki, maze ukinjiza mu mihogo ugahara ahari izo zanjine cyangwa gapfura. Icyitonderwa, ibi biba byiza iyo bikozwe n'umuganga ubizi, uzi guhara, uzi aho akora mu mihogo kugira ngo atangiza udutsi dutoya tuba mu mihogo cyangwa akangiza imyanya y'ubuhumekero. Hanyuma ku muntu urwara umutwe udakira, afata bya bibabi by'umuravumba bihiye agakamurira ku mikanana y'insina 2, ubwo ku mukanana umwe ukamuriraho ibitonyanga 4 no ku wundi ibitonyanga 4, warangiza ukararama, ugafata twa dukanana ugacisha mu mazuru, ugakomeza ukararama kugeza ubwo wumvise uyu muti umanutse ukagera mu nda ucishije mu mazuru. Murakoze cyane. Uyu munsi nagira ngo mbigishe uko bakoresha umuravumba, dore ko abantu benshi bawutera mu ngo zabo
ugasanga ukoroye agiye ku giti asoromye ibibabi arahekenye, akabihekenya bikarishye cyane nta n'igipimo akoresheje. Ibi nabyo biragenda bikakwangiza, bishobora kugukiza indwara imwe ariko bikagutera indi, ugasanga urahora urwaragurika kandi ari ukubera ko wahekenye imiravumba ikagenda ikwangiza. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Kora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiranye, naho ubutaha.